ntangira kuri Evode kugira ngo tumenye amateka n'amategeko yari ariho kuva mbere y'ubukoroni mu bukoroni ko menshi haragaragara ko yarengeraga uburenganzira bwa muntu ariko bikanga. Ndashaka kubanza kubaza Masengo, kwavukiye hano ku Muhima kwahakurira, amateka ahantu ameze ate ku buryo ahantu nk'aha ku muhanda mu mujyi hari ambasade, hari umuryango w'abibumbye, hari abihaye Imana, hari abantu benshi bashoboraga kuba babona ibiri kuba bagatabaza, ariko ibyo bintu ntibirashoboka kugeraho abantu bitwa bakicirwa muri kiliziya, ibintu bigasa nk'ibiteye ubwoba. Byagenze bite? Ayo mateka ameze ate? Murakoze. Nkuko mwabivuze koko nitwa Rutayisire Masengo, aba mvuka hano mu murenge wa Muhima, nkaba narize amashuri abanza hano kuri école primaire ya Sainte Famille, nkaba narabatirijwe hano muri Église Sainte Famille. Mbese turi babandi bita bakavukire. Mu by'ukuri rero nkuko mu kibazo mwari mumbajije, jenoside ntabwo nta cyari kwikumira, cyane cyane ko yari yateguwe mu rwego rw'igihugu kuva kuri Perezida wa Repubulika kugeza kuri abo bitaga ba nyumba kumi. No muri Muhima rero naho abo bantu bari bahari, kuva kuri burgomestre, conseiller, chef de zone, chef wa serire, no kugera kuri nyumba kumi. Rero ni ibintu bicaye barategura, babitegura kuva muri 50 n'indi, kuva muri 50 na bategura jenoside kugeza 94. Mu by'ukuri rero nkuko nabibabwiye, myiteguro barayikoze, bategura jenoside, ariko hari ibimenyetso bimwe na bimwe twagiye tubona yuko jenoside ishobora kuzaba. Nkuko nababwiye, nize ko hano kuri école primaire ya Sainte Famille, nkuko byabaye ku banyarwanda bose bari bari mu gihugu. Ndagira ngo wenda hari abari buze kunyunganira bize 8e na 7e. Murabizi yuko kuva mu wa mbere kugeza mu mwaka wa 8 ngewe narahagurukaga hamwe n'undi muhungu witwa Abijuru Guillaume, aba mu Faransa. Twarahagurukaga turi abatutsi babiri mu ishuri. Icyo byari bigamije, ntabwo byari bigamije kugira ngo koko bamenye abo batutsi, byari biri muri za gahunda zabo zo gutegura jenoside, kugira ngo wa munsi nuramukugeze, wa munsi twebwe tutari tuzi igihe uzabera, ariko wa munsi w'igihe jenoside izabera ko babiteguraga, ngewe Masengo ntazabeshya Karisiti twiganaga, ntazabeshya Kanaka twiganaga ko ntari umututsi. Ni ukuvuga ngo bo bateguye jenoside tutazi ibyo barimo, ariko bategura ko utazigera ubeshya ko usaba imbabazi utisinde umututsi, kandi warahagurutse imyaka 8 muri école primaire, uhaguruka bigaragara ko umututsi. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abana mwigana, twari bakeya, ukabona abana mwigana barakureba bijisho nyine, bakakureba nabi kubera ko nyine uri umututsi. Ikindi kintu ngira ngo mvuge, wenda abize école primaire bakagarukira mu wa 8, muzi ko twize réforme scolaire. Réforme hari ibintu twajyaga tubaza, naje kubiganiraho n'abantu, biganiriza n'abandi bantu, twabaje ubuhiri bwisha abatutsi 94. Iyo myaka yose twize réforme, n'abize réforme bose twabazaga ubuhiri. Wakora umutwe w'ubuhiri mutoya ukabona amanota makeya, wakora umutwe w'ubuhiri munini bakugwa amanota menshi. Ntabwo twari tuzi icyo bigamije. Twaje kubitekerezaho nyuma. Iyo reforme nayo yateguraga jenoside, kuko mu Rwanda hose ubwo buhiri bwaracuzwe, tuza kuyoberwa ahubwo buhiri bwagiye. Nabyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko jenoside yategura. Ubwo ndavuga mu byerekeranye na école primaire, ni ibimenyetso bimwe twagiye tubona. Ikindi kintu cyagiye kitubangamira twebwe abatutsi, nuko ababyeyi bacu mu bwoba bari bafite bwa 59 uko bagiye babavana za Nemba babajyana za Bugesera, ntabwo bigeze batubwira ukuri. Ariko abana b'abahutu bo bababwiza ukuri, bakagenda bakavuga ati uri umwana w'umuhutu, umututsi ni inzoka. Umwana akibaza ukuntu umuntu ari inzoka, bakaza bakabitubwira ko natwe tukumva inzoka tudashobora kuba inzoka, kuko twabonaga dusa n'abandi bana. Ibi byose rero bikagenda bigaragaza yuko jenoside yarimo gutegurwa, ariko hategurwa abo bana b'abahutu kugira ngo bazamenye uriya munsi abatutsi. Nagize Imana ndangije umwaka wa 8,
ntabwo naje hano kwirarira nari umuhanga natsinzwe ikizame cya leta ndagitsindwa n'uwabijuru wabaga uwa mbere imyaka 8 yose yaratsinzwe ariko tuza kujya kwiga muri école secondaire kwiga mu seminari dutsinda seminari hano tujya kwiga njya kwiga Indera abijoro njya kwiga ku Rwesero Imana nagize ngira ngo nashima imbere y'abantu hari musenyeri witwa Havugimana Emmanuel watuyoboraga mu seminari Indera twiganaga na mwana Habyarimana wabagaragaza wa Nibitura wa Akingene bose twariganaga ariko ntabwo yajyaga yemera ko iryo vangura niyo persecution nuko kutumaritreta byakundaga naho niho twagize Imana twiga secondaire nyuma y'ibyo byose rero twaje kurangiza ariko ntabwo twashoboraga kubona akazi ariko nsubiye inyuma gatoya ndangije école primaire narihebye ntangira gutekereza ku kazi ka data akora data yari umushoferi ubundi akazi k'abatutsi kari kuba umushoferi cyangwa mwarimu ntabwo warengaga aho ngaho ubwo rero ngene natangiye kwiga ukuntu ngiye kujya mu Kinamba hariya kuri Poids urabona ugana kuri Cadillac hari ahantu bogerezaga imodoka narangije wa munani ntangira kwiga ukuntu ngiye kuzajya koza imodoka kugira ngo nzabone permis nkomeze umwuga wa data nibwo padiri Gakira yazaga arambwira ati watsinze seminari shiba Imana ndangiza secondaire rero nta kindi kintu nagombaga gukora kuko ntabwo nagombaga kubona akazi wenda turagenda tugaruka kuri ayo mateka ariko maître umuntu aribaza kera icyo gihe nta mategeko yari ahari yarengeraga uburenganzira bwa muntu mbere y'ubukoroni byari bimeze bite nyuma y'ubukoroni byaje bite kugira ngo aya mategeko yicwe abantu barenge iyo bitwa bene akagene murakoze ngira ngo nkuko nabambanjirije babivuze nanjye natangira wenda kwihanganisha no kwifatanya n'abacitse ku icumu cyane cyane abarokokeye muri uyu muhima umurenge nyine ni munini ariko hari by'umwihariko abari muri iyi zone twicayemo Paroisse Sainte Famille Saint Paul na Serayindi batubwiye ariko ngarutse ku kibazo cyawe nta nubwo hanini buriya nakwibaza ko buriya amategeko ubundi aberaho kugira ngo ayobore societe ko amategeko yose buriya agira ibintu bine itegeko rikoze neza ritakozwe n'umuswa rigira ibice bine by'ingenzi ritanga inshingano n'ibyo mu zindi ndimi bita obligation cyangwa se obligation ritanga uburenganzira rights uburenganzira riguha rikavuga ibintu bibujijwe ibyo bita prohibition cyangwa se interdiction bibujijwe hanyuma rikavuga n'ibihano sanction ku bantu bakoze bya bindi bibujijwe ni ukudakora hari ukudakora icyo itegeko rigutegeka gukora hari no gukora icyo itegeko ribuza gukora ibyo ni nabyo by'igisobanuro cy'ibyo bita icyaha mu buryo bw'amategeko hanyuma rero tugarutse ku kibazo wambazaga harimo ikintu cyitwa societe nyarwanda yari ifite za kirazira aha ndashaka kuza mbere y'umwaduko w'abazungu kugira ngo turebe ese cyane cyane ubumwe bw'abanyarwanda bwari buhagaze gute nshobora kuvuga ubumwe bw'abanyarwanda abantu bakavuga bati buriya arimo aravuga politike muzarebe mu itegeko nshinga ryacu mu ngingo ya 9 handitsemo mu ngingo ya 10 handitsemo ibintu byitwa amahame remezo na amahame 6 iryikubitiro ni rijyana no guhangana n'ikintu cyitwa ingengabitekerezo guhakana no gupfobya jenoside ndetse n'ibindi bintu byatuganisha muri uwo murongo w'amacakubiri wagejeje igihugu kuri ibi bibazo byose twibuka uyu munsi ubumwe bw'abanyarwanda rero buhita bwipozisiona nabwo bukagendana n'igihugu kigendera ku mategeko ibyo byose birafite aho bihurira n'iki kiganiro turimo uyu munsi ubumwe bw'abanyarwanda rero abanyarwanda bari bene kanyarwanda ndavuga mbere y'umwaduko w'abazungu nta munyarwanda umuhutu umututsi
ibi bintu byaje aho abazungu baziye mu byo bise, hari ikintu bise ngo ni ibuku nibwo baje bandikamo ibyo bintu byitwa amoko. Ariko ubundi amoko ayo navuga abanyarwanda bari bazi yari yayandi y'abanyiginya, abega, abagesera, abazigaba n'abandi bintu nk'ibyo. Hanyuma muri iyo buku bazana icyo bise ubwoko bakita rase. Aha nta rase ihaba, ubwo tubaye rase twagombye kuba dukwiye ubwo yaba rase y'abanyarwanda turamutse tubivuze gutyo. Hanyuma rero abanyarwanda bari hamwe mbere yuko abazungu baza. Ibyo byo there is no doubt. Abashakashatsi, abanyamateka barabigaragaza, kandi bubahaga umwami bose. Rubanda rw'umwami yari umuntu ushobora kurengera bose. Rubanda rw'umwami byari bifite icyo bisobanura. Rubanda rw'umwami ntabwo ari ya rubanda nyamwinshi yaje kuzanya. Hanyuma nihuse nkagera ku gihe cy'umwaduko w'abazungu, ikintu cya mbere bakoze ni ukubanza kwangisha abanyarwanda umwami, kubanza gutesha agaciro umuco wabo. N'amazina abanyarwanda bari bafite, uziko umuntu witwa izina ritari Albert, ritari Alphonse, ritari Joseph, ritari ayo mazina y'i Roma cyangwa se Haima Kani Madina, bataza kugira ngo ndi muri angere imwe. Umuntu udafite iryo zina bamwitaga umupagani. Iyo bavugaga umupagani bavugaga wenda nk'umuntu witwa Bakuramutsa Maniragaba, bakavuga bati ayo ni amapagani birahekeranye. N'umwana yiga bakamubaza ngo ari kuri pagani ni irihe, iri Kristo ni irihe. Ibyo byose byari bifite imbaraga muri endoctrinement ya societe no guhindura imitekerereze yayo. Hanyuma rero ibyo by'amacakubiri aho byaziye, abahutu, abatwa, abatutsi, mwese abiza amateka. Nanjye bajyaga banyigisha kera ngo abahutu baturutse ngo mu nkengero z'ikiyaga cya Chad. Ubwo nabo abatutsi ngo baturuka Abyssinia, hahandi Mugesera yavugaga ashaka kubohereza kubasubiza. Abatwa nibo bitwaga abasangwa butaka, muri make batwakavuze ko ari bo bene igihugu. Ariko noneho ibyo ntago ari byo, kuko wakwibaza ukuntu abantu bamwe bavuye Abyssinia noneho abandi bagaturuka mu nkengero z'ikiyaga cya Chad, nabo basanze hano bakavuga ururimi rumwe. Ibyo nabyo urumva ko ni amateka ya fake, atari ukuri. Ariko muri ibyo by'amacakubiri rero, kugabanya abantu kugira ngo ubayobore, diviser pour régner, iyo niyo strategie nyine abazungu bakoresheje. Uzamutse rero hari aho ugenda ugasanga hari uruhare rw'abakoloni, ariko hari n'uruhare rwa kiliziya. Ntabwo ninya kubivuga kuko twicaye imbere ya kiliziya. Kuko iyo ureba usanga abitwa ba Musenyeri Classe, hari uwitwa Laurent de Prémence yabaye Kabgayi nawe, hari n'uwitwa André Perode ni uvugwa cyane cyane muri aya mateka y'amacakubiri, ari nawe urebye waforumye Kayibanda kuko yabanje kuba person assistant we, barakoranye. Abo mwanditsi mukuru wa kinyamateka akajya ajya mu mahugurwa mu Bubiligi bamutegura kuzagira icyaba cyo nyine muri aya mateka agayitse. Ariko mu bigaragara iyo urebye ukuntu abakoloni bafashe abana b'abatware bashinga ikintu cyiswe groupe scolaire ya Butaro ubu ngubu cyitwaga Indatwa, iyo bitaga Asterida, bakabumvisha abana b'abatutsi ko ari bo bonyine bashobora gutegeka, ko ari bo bonyine bafite ubwenge, ko abahutu ari abantu b'ibigoryi bari inapte badashobora no kuyobora abantu. Ibyo byari mu buryo bwo kugira ngo bahembere umujinya, bafite icyo bazawukoresha mu bihe bizaza. Abanyamadini rero ibyo navugagaho baziye cyane cyane kiliziya, baje gushinga amashuri yiswe za seminaire, les seminaires aho uyu mugabo yize yavuze. Nabo baforma l'élite hutu, uko ugiye kureba ugasanga bari abaparime hutu bose b'intarume ko benshi bize mu seminaire. Hanyuma nyuma kugera muri za 57 buriya hari ikintu Kayibanda yashinze yise Mouvement Social du Muhutu, ari cyo cyaje nyuma y'imyaka 2 kubyara parime hutu. Gitera we yavuga ngo ikintu cyitwa la promotion sociale
cyangwa se donc ngo la promotion sociale, la promotion de la masse. Abo bantu yitaga la masse, rubanda rugufi, mu mutwe we bari abahutu, kuko cyane cyane muzi ko ari nawe washinze ya mategeko 10 yiswe amategeko 10 y'abahutu. Aya ngaya Kangura yakomeje kwamamaza mu myaka za 1991 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye. Ibyo byose rero iyo ubireba icyo byakoze ni igiki, nuko haje kuva muri za 59 byiswe amashyaka menshi. Ya mashyaka avuka ashingiye ku macakubiri. Ubwo ndashaka kuva muri faze y'ubukoroni muri ako kaduruvayo k'abanyamadini n'abakoroni. Hanyuma muri 59 Parmehutu irashingwa iravuka, Marxisme Manifeste y'abahutu nicyo muri 57 nacyo abasoma neza bakurikira muzi birimo. Ariko muri ibyo bintu byose ndagaruka ku kintu wise ngo amategeko. Genocide yakorewe abayahudi already yari yaramaze kuba 10 years ago. No kuvuga ngo ugiye kureba iki kintu cyitwa itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu, aya mategeko mpuzamahanga yose, amasezerano ya Geneve nibyo bita imigereka yayo, byo byaje nyuma muri za 77. Ariko amasezerano ya Geneve arengera abasivili mu bihe by'intambara. Ukareba itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu, ukareba convention ya genocide yatekerejwe n'uyu muyahudi d'origine polonaise witwa Raphael Lemkin. Yose nyuma ya genocide y'abayahudi habayeho ikintu cyitwa never again. Ibyo byari message ireba isi yose. Ibyo baba abakoloni baba n'aba banyamadini byo mu Rwanda babikoraga bazi ko iyo kirazira, iyo never again ubwayo yabayeho. Ayo mategeko hano bari bayazi, yari yanditse. Naringiye kugera ku mategeko kuko urumva mu gihe cy'ubukoloni nibyo bavugaga. Mu gihe cy'ubukoloni za repubulika zitangiye, urebye se nk'iri kintu cyitwa ayo masezerano mpuzamahanga, ari nk'ikintu cyitwa amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'iby'imbonezamubano na politiki. Ayo ni amasezerano yo muri 66 hari ku butegetsi bwa Kayibanda. U Rwanda rwarayemeje, ndetse n'aya masezerano yo kuri genocide yo u Rwanda icyo rwakoze ngira ngo mujya mwumva n'ubutabera bw'Ubufaransa bwagiye bwitwaza ko u Rwanda rutari rwararatifiye, donc rutari rwaremeje burundu ngo rushyire mu mategeko y'u Rwanda iriya convention ya genocide. U Rwanda rero rwanakoze muri 75 hari ku butegetsi bwa Habyarimana, rwakoze icyo bita reserve, rukora reserve kuri papase ya convention. No kuvuga ngo icyo amasezerano yaragamije ari yo gukumira no guhana genocide. Donc no kuvuga ngo bitandukanyije n'icyo ayo masezerano agamije, banga kubishyira mu mategeko y'u Rwanda. Ariko bamaze kwanga kubishyira mu mategeko y'u Rwanda, twebwe tureba amategeko mpuzamahanga, hari amategeko mpuzamahanga burya yanditse muri ayo masezerano, ayo makonvention yose nagiye nkubwira. Ariko hari n'amategeko mpuzamahanga ashingiye ku muco cyangwa se ibyo bita jus cogens, no kuvuga ngo ibintu bizira, babyita mu gifaransa ngo règle impérative du droit international. No kuvuga ngo ni ibintu buri muntu wese ategetswe gukora, buri muntu wese akavuka azi ko kwica ari icyaha, atagombye ko hari itegeko ribimubwira. Ibyo ngibyo rero byose byari bihari, ari nabyo ibihugu byinshi byagiye bikurikiza. Otherwise iyo bavuga ngo amategeko y'u Rwanda ntiyateganyaga genocide, ubwo muri 94 abantu twari kubareka bose tukabihorera tukavuga ngo ntabwo amategeko y'iki gihugu yabiteganyaga, ngo nta nubwo abareba. Ibyo hari n'abantu bagiye babyitwaza, ndetse n'abavoka bakabiburanisha muri ziriya nkiko mpuzamahanga byabayeho. Ariko ibi bintu bijyanye n'amategeko yerekeranye n'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira umuntu, ni ukuvuga ngo ni ya traité nakubwiye, ya masezerano mu by'imbonezamubano na politike, ni uburenganzira umuntu avuka afite. Uburenganzira bwo kubaho ntabwo ugomba kubuhabwa n'itegeko ryanditse hariya, ni uburenganzira buri naturel. Donc ni ukuvuga yuko rero ibyo byose urebye rero kuri icyo gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda nibyo navugaga, habayeho amashyaka kuva muri 59 ashingiye ku moko. Hakaba hari runari yashakaga cyo bisaba abantu bikunda kwita ngo ni runari yashakaga ako kanya ubwigenge. Hari Parmehutu na za Prosoma zo zavugaga ngo demokarasi, nazo zari zishingiye ku bwoko bumwe, kimwe cyitwaga ngo ni rubanda rugufi, ikindi kikitwa nyamwinshi, ni Gitera na Kayibanda. Wareba witwa Prosper Bwanakweli wari uyoboye raderi, ngira ngo niwe wari wasaga na hari modere, wasaga na hafite ishyaka
rihuriramo amoko, ibyitwaga amoko yose icyo gihe, ariko uhereye kuva muri 59 abatutsi batwikirwa bakicwa, abandi bagahunga, abandi ukagera muri 63 Kayibanda akavuga ngo abatutsi nibibeshya bakongera gutera u Rwanda, ngo sosora la fait précipité de la race tutsi. No kuvuga ngo abatutsi bazashira mu buryo la race précipité, donc la fait précipité ni nko kuvuga ngo wenda niba umuntu nubundi yari kuzapfa umwaka utaha ariko umwica uyu munsi, donc mu buryo bwihuse. Ibyo Kayibanda biri mu madiskuru ye 65 haraho bamubaza bati abatutsi ko bakomeje kwicwa kugera muri za 73 mbere gato ya kudeta, bamubaza abana b'abatutsi birukanwaga bakanicwa mu mashuri, abatutsi bakirukanwa mu mirimo ya leta n'ahandi. Kayibanda ntiyatinyaga kubwira itangazamakuru ko bwari uburyo bwo kugabanya amabandi mu gihugu. Ibyo byose biri mu mbwirwaruhame ameze, ni ibintu mwajya mu mateka mukabibona. Ubwo rero ubwo butegetsi bwa Kayibanda nabwo bwari bufite ironda koko, ariko bufite n'ironda karere, kuko iyo ureba usanga bwari bwiganjemo abantu bakomoka muri Nduga, cyane cyane muri Gitarama na Butare, abo bitaga ngo ni ubutegetsi bw'abanyanduga. Hanyuma n'izo mvururu zo mu mashuri, ubucukumbuzi bugaragaza neza ko ahubwo ari inzego z'iperereza zari ziyobowe na Perezida Habyarimana, kuko niwe wayoboraga ministeri cyitwaga Ministeri y'Ingabo z'Igihugu n'abapolisi, n'inzego z'umutekano zose ziri donc ari uziyobora. Hanyuma rero ashaka iturufu yo kugira ngo akure Kayibanda ku butegetsi, nubwo nawe ibye bitarishyashya. Nawe rero yarongeye yimika ironda koko, noneho yimika n'ironda karere, ariko ironda karere ryari riri Nduga arijyana mu Bakiga. Ubwo nubwo navuze ya mashyaka manini, buriya muri 50 mu gihe amashyaka yavukaga, hari utundi dushyaka duto, hari nk'akitwaga Abaki kari association de Bakiga, ariko ko ntabwo kari gafite imbaraga nyinshi. Hari na Rede twitwa Munyankuge, nayo yari yabatwa nyine baranze mu Rwanda bake, ariko icyo gihe nawe yumvaga abatwa nabo bashaka kugira ishyaka rishingiye nabo ku bwoko bwabo. Donc ndashaka kukwereka ko n'abakoraga politike bakoresheje iturufu y'amoko. Noneho rero ugasanga haba ikintu cyitwa impunity, kuba ku muco wo kudahana, na ya mategeko na yari yanditse afatwa nk'adahari. Donc ubwo ngubwo rero ibyo birakwereka ukuntu ubwo butegetsi bwagiye bushingira ku macakubiri, yaba arashingiye ku moko, yaba arashingiye ku turere, ibyitwaga iringaniza mu nzego za leta no mu mashuri. Ibyo byose nibyo byakomeje kuzamuka, biraza bitugeza kuri jenoside. Ariko jenoside yo muri yakorewe abatutsi muri 1994, hari abakubwira ngo yatewe n'indege. Ibyo ngibyo aba bahakana bakanapfobya jenoside bakomeza kubyigisha no kubivuga. Ariko abatutsi bishwe za Kibirira nyuma ya diskuru, igihe cya diskuru ya Mugesera, abagogwe bicwaga, abantu b'Imurambi muri commune yayoborwaga n'uwitwaga Tete Jean Baptiste, harabishwe za Bugesera hano aha hayoborwaga n'uwitwa Rwambuka. Hari ubundi bwicanyi bwo muri za 59 bwabaye, hari impunzi zirukanywe na Obote muri 82. Hari abagarukiye aha ngaha zanasho, muzabaze General Kabarebe, hari icyazi kuri ayo mateka twigize tubiganiraho. Ibyo byose barongera barabirukana bababwira yuko igihugu cyuzuye abo bantu badashobora kubona aho bajya. Muri 1986 Komite Centrale ya MRND yemeza ko abatutsi bahunze bagomba guhabwa ubwenegihugu bw'ibihugu bahungiyemo, ndetse hari n'ingendo yakoze muri za Gabon, aho bamubwiraga ko hari ibihugu bifite densité y'abaturage bakeya, aho abo bantu bajyanwa aho bakwiye kuba bajyayo. Ibyo byose ni ibintu byabayeho, biri mu mateka, bizana ya teoriye y'ikirahure cyuzuye. Ibyo byose rero urumva birazamuka bigera aho kuko ubu butegetsi bwariho mu Rwanda nibwo bwatumye RPF baho. Ubwo nari ngiye kugera ku rugamba rwo kubohoza igihugu, ariko urugamba rwo kubohoza igihugu kuva ku ntambara ya mbere, kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990, abo bantu babaye abasirikare, aba bagenerali dufite, aba n'abana abenshi n'abana b'impunzi zahunze muri 59. Aba bantu bakuze nabo babaza impamvu badafite uburenganzira ku gihugu cyabo. Ndashaka kwereka ko ubutegetsi bubi bwabaye hano aribwo bwatumye ariyo mpamvu yo kubaho kwa RPF, kugira ngo abantu baharanire uburenganzira bwabo, kuko bagerageje gutaha kenshi biranga. Ubwo rero ibintu byo muri 90 muzi ko abantu biswe ibyitso bafashwe bagafungwa, abantu bagera ku 10,000. Hari abafungiwe mu masitade nk'abantu bakuze hano, hari abashobora kuba bari muri abo ngabo.
ibyo byose iyo ubireba nta mategeko byakurikizaga, byari kuko gufatwa k'umuntu bifite amategeko bikurikiza, ibyo byose nta mategeko byakurikizaga. Nibyo nakubwiye ko igihugu cyari kimeze nka anarshi, kimeze nk'ishyamba, abantu bakora ibyo bishakiye. Hanyuma nanone wajya kureba ugasanga ibyitwa amashyaka yavutse muri 91 nanone. Amashyaka kuza muri 91 ntabwo byatewe n'ubushake bwa Habyarimana. Hari inama yabereye ahantu hitwa Labore mu kwezi kwa gatandatu muri 90 ni mu Bufaransa. Perezida Mitterrand abwira ibihugu bya Afurika cyane cyane biri muri colonie française n'ibyabonaga inkunga z'Ubufaransa, ashyiraho kondisiyo ebyiri ko igihugu kitazemera amashyaka menshi, kuko icyo gihe ibihugu byari mu gihe cya parti unique, ishyaka rimwe rukumbi byo bitaga parti etat. Avuga ko ibihugu bitazemera amashyaka menshi, ibyemere amahame y'uburenganzira bwa muntu, bitazongera kubona inkunga z'Ubufaransa. Habyarimana kuri icyo gitutu muri 90 ashyiraho ikintu cyiswe ari komite yashyizeho icyo yise ngo ni commission de synthèse, comité de synthèse, cyari kiyobowe n'umugabo witwa Edouard Karemera bakunda kumwita Rukusanya, ari muri MRND n'umunyamategeko akomoka mu cyahoze ari Kibuye. Icyo gihe rero kimukorera raporo cyemeza ko itegeko nshinga rigomba kuvugururwa ryari rihari. Ndacyari ku by'amategeko, bemeza yuko itegeko nshinga ryari rihari ryo muri 78 ryari rifite ingingo ya 7 ivuga ko umuntu wese ushaka gukora politika ayikorera muri MRND, kandi ko umuntu wese avuka ari muri MRND. Ibyo byose rero y'amashyaka menshi, y'amashyaka nanone yongera kuvuka asa n'amashyaka ashaka guhora. Au départ aza ari amashyaka ubona ko ashaka kuzana impinduka, ariko bigezemo hagati y'amashyaka za kuvamo ibyiswe power rero urumva ko ubona ashaka kwereka ukuntu jenoside yagiye itutumba, ukuntu yagiye ihemberwa, ukuntu yaturutse mu mateka. Natangiye nerekana ukuntu mbere y'ubukoloni ubumwe bw'abanyarwanda bari umwe, abakoloni baraza bazana amoko, byikubiswa mu byiswe repubulika n'ubwigenge, repubulika ya mbere, iya kabiri, kugeza ku mashyaka menshi muri 90 n'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Hanyuma muri iyo situation yose y'akavuyo nibwo kugera muri 94 nyuma y'uko indege y'uwari perezida Habyarimana ihanuwe, kugeza ubu hari amaperereza yagaragaje ko yarasiwe mu kigo cy'i Kanombe kandi cyari gifitwe n'ingabo za Habyarimana. Ibyo byemejwe n'ubutabera bw'Ubufaransa. Iyo ni dosiye yafunzwe ku buryo bwa burundu. Hanyuma rero icyo gihe nibwo abantu babonye urwitwazo rwo gushyira mu bikorwa jenoside bari barateguye, ndetse na bamwe mu bari muri guverinoma, bari muri opposition, uhereye ku wari minisitiri w'intebe icyo gihe baza kwicwa. Ibyo byose rero muri situation imeze gutyo, mu gihugu gifite politike imeze gutyo, ushakisha akamaro k'amategeko ntukabone, ushakisha icyo amategeko yari amaze nacyo ntukibone. Donc ni ukuvuga yuko icyo bita ngo ni rule of law cyangwa état de droit ahangaha nta cyari gihari. Ni ukuvuga ngo igihugu cyari presque ingouvernable, ku buryo rero jenoside muri 94 nk'uko babisobanuye, kuva mu mashuri kugera muri politike, kugera ubwoko bwabaye iturufu yo kugira ngo umuntu agere ku butegetsi cyangwa ahitane uwo badasa. Ibyo byose rero ni ibintu bifitanye isano n'aya mateka nakubwiraga, ariko wagiye umbaza iby'amategeko. Amategeko n'ayari ahari yari byo nakwita lettre morte, yari asinziriye mu mpapuro, ariko kuko ntabwo tubona icyo yakoraga, ntabwo tubona icyo yari amaze. Niyo bajyaga kuyakoresha mu rwego nanone rwo gukandamiza cyangwa no gukanda abo badashaka, kuko igihe cy'ibyitso hari ikintu cyiswe urukiko rwaburanishaga ngo bahungabanye umutekano wa leta. Aho urukiko rw'ikirenga rwahoze niho cyakoreraga, cyari kiyobowe na Colonel Bagosora niwe wari jije perezida w'urwo rukiko. Abantu bakuru bari hano hari abitwa Bagatera Carpe Fore. Tugenda ni nkiri umunyeshuri, ariko nibuka ko nagiye kumva urwo rubanza. Ababuranaga icyo gihe biswe ibyitso. Muri make ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo ari impanuka, ntabwo byatewe n'indege. Niyo mpamvu ngerageza kubwira abantu ko cyane cyane nkarangiza, niba wenda nza kongera kubona undi mwanya urubyiruko uyu munsi mandate ni yanyu. Hari abantu bamenye amaraso kugira ngo uru Rwanda rwongere kuba u Rwanda, kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bwongere kubaho. Ariko hari ibintu bikomeye wenda ndaza kugira igihe cyo kongera kubivugaho. Umuyobozi w'iki gihugu niwe muntu
washoboye kubuza abana bari bafite intwaro baza bakagera iwabo bagasanga hari amatongo ntibihorera. Abantu bagerageza kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, bagerageza kunywa n'umuturura cyane, umuti usharira, cyangwa se igihugu cyongera kwiyubaka. Ubu ngubu rero mwebwe urubyiruko niho nagira ngo ndangirize kuri iyi faze. Mwebwe mandate ni yanyu yo kuvuga ngo dukeneye u Rwanda rw'ejo hazaza rubengerana, rutekanye, rurimo abantu bafite uburenganzira bose ku gihugu. U Rwanda rutwibagiza urwo twanyuzemo abana tubyara baziga mu madini. Barakoze cyane honorable Evode. Reka turakomeza n'ubundi tubibuze kugenda tubiganiraho. Nari nguha umwanya kugira ngo usobanure cyane bigendanye n'amateka, ariko Bertin bari kubagarukaho nk'urubyiruko. Hari ababyeyi hano barokokiye hano babonye urubyiruko ruri kwica abantu. Mwebwe muri kugira uruhe ruhare kugira ngo mwubake u Rwanda rutarimo ayo macakubiri, ku buryo n'umubyeyi asaza neza avuga ati igihe ibintu nabonye sinshaka kuzongera kubibona? Mukora iki? Nakoze, ndabashimiye. Twabonye amateka y'urwango ko yabibwe igihe kirekire, kandi kuva ku mwaduko w'abakoloni kugera kuri Repubulika ya mbere, iya kabiri, bakomeje kwimakaza urwo rwango ndetse bishyigikirwa na leta. Kandi uko dukunze kuvuga, tuvuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu. Urubyiruko rero rwarayobejwe bitewe na politiki yari iriho icyo gihe, barugira manipawa, bakomeza gukorera muri rwa rwango rwari rwarimakajwe n'abayobozi babi. Ariko na n'uyu munsi haracyariho n'ubundi ngengabitekerezo ya jenoside, kuko ntabwo irarangira. Iyo urebye bigenda bigaragara mu Rwanda, yaba mu karere ndetse no mu mahanga. Ariko urubyiruko rwagiye rujwa role ebyiri. Hari urubyiruko nyine rwakoze amahano, rwijandika muri jenoside, rushyigikiwe na leta yari iriho icyo gihe. Ariko n'ubundi urubyiruko nirwo rwafashe iya mbere n'ubundi mu guhagarika jenoside. Rero aho ngaho niho urubyiruko tugomba kwiga tukamenya amateka, kuko ni amateka yacu, ntabwo tugomba kuyahunga. Yaba ari amateka mabi tugomba kwiga tukayamenya, ndetse n'ayo meza tukayiga tukayamenya, noneho akaba ishingiro ryo kugira ngo turusheho kubaka iki gihugu twifuza. Tugira n'amahirwe kuko dufite umutoza w'ikirenga, atubera icyitegererezo. Niyo ugiye kureba mu gihe yajyaga ku rugamba, nawe yari urubyiruko, ugereranyije ku kigero cy'imyaka yari afite n'ibikorwa yakoze ibirenze. Rero ngira ngo dufite role model uwo tugomba kwigiraho, kandi ni nabyo ngira ngo nk'urubyiruko muri rusange twatangiye. Iyo urebye ihuriro ry'urubyiruko, tugenda twigira ku mateka nyine y'ababohoye iki gihugu, ndetse n'aho u Rwanda rugeze, igice kinini usanga ari urubyiruko. Hari ikibazo ugarutseho cyo ku rubyiruko. Umuntu aribaza ko tubona urubyiruko hanze, usibye n'urubyiruko hari n'abantu bapfobya, bajya ku mbuga nkoranyambaga bagapfobya jenoside. Ahantu hakorwa iki? Byagenda bite? Se haba hari amategeko mpuzamahanga ashobora kuzahana abantu bapfobya jenoside bari hanze? Kuko na jenoside yabaye abanyamahanga bari hano, ariko se bari abantu nta kintu kibareba. Byo kuba ko jenoside yabaye bahari, hari n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, ibyo murabizi. Hari n'abahisemo gutwara imbwa zabo basiga abantu. Ibyo byo bifite uko ari facts y'amateka, ibyo ntabwo ari ibyo duhimba. Ariko kubijyanye rero n'uruhare rw'urubyiruko nk'uko yabivuze, ingabo za RPA zari zigizwe n'urubyiruko. Impuzamugambi, interahamwe
inkuba ni za MDR MDR power abo bose nabo bari urubyiruko. Hari abakombozi ni PSD ariko ntago abakombozi nababonye cyane muri jenoside. Abakombozi buriya abakombozi n'urubyiruko rwa PL ntago ntago bunkunda kuko nari mpari nanjye hano. So ariko hari n'abandi baje nyuma bitwaye intarumikwa bibuka discours yansenge yaremye ku Kibuye. Ariko ayo mazina yo pemporte amahano bakoze niyo kibazo ubwayo. Ariko icyo ntekereza ni iki, navuga urubyiruko, kuko urubyiruko uyu munsi mugomba kwiga nkuko wabivuze, mugomba kumenya amateka y'igihugu cyacu, mugomba kumenya, mugomba kuba mu Rwanda rumeze nk'u Rwanda ruri mu mitima yanyu. Ibi bintu ntago ari philosophique, no kuvuga ngo nkunda kubaza abantu ntari ko u Rwanda turimo, u Rwanda tubamo n'u Rwanda ruri mu mitima yacu ni bimwe. Niba hari umuntu ufite u Rwanda mu mutima we rutandukanye n'urwo atuyemo, ubwo byaba ari ikibazo. Bigomba gusa ubumwe bw'abanyarwanda bwo il n'y a pas de compromis. Ariko kubyo bavugaga rero bijyanye niba nta mategeko mpuzamahanga kubijyanye no guhakana no gupfobya, ibi byo biragoye. Ntawo aka kanya nshaka guhita mbizeza wenda ibidahari. Ibyaha mpuzamahanga byemewe n'ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasira inyoko muntu ndetse n'ibyaha by'intambara. Ibyo nibyo byaha nibura bifite icyo nakwita unanimité, bifite consensus ku rwego mpuzamahanga. Hari ibindi byaha rero bigenda bikorwa bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Kugeza n'ubu ngubu n'icyaha cy'iterabwoba n'urugero nguhaye ntabwo kiremerwa nk'icyaha mpuzamahanga, kuko ibihugu ntabwo byumvikana ku gisobanuro cy'icyo terrorisme cyangwa iterabwoba bikwiye kuba bisobanuye. Hanyuma hari ibyo bita crime d'agression, biriya by'igihugu cyateye ikindi, nabyo ubu ngubu baranzi muri rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Iroma, nabyo bajya bashaka kubishyiramo ubundi bakabikurura ariko cyanditsemo ariko ntibikora. Hanyuma rero iyo ureba ibijyanye rero no guhakana no gupfobya, ikintu cyonyine dushobora gukora ni guca mu nzira ya diplomasi, tukaganira n'inshuti zacu. Hari n'ibyo tujya dukora mu rwego rw'inteko zishinga amategeko, dusaba ibihugu gushyiraho amategeko ahana abahakana kandi bakanapfobya jenoside. Ariko ibyo ngibyo biba ari droit interne, nibyo bita amategeko y'ibihugu bwayo, kuko iki kintu kugira ngo cyitwe itegeko mpuzamahanga, traité mpuzamahanga, nuko kiba cyemezwa n'ibihugu byinshi. Hari ibyo bita traité multilateral cyangwa se multilateral treaties, nibyo ibihugu byinshi byumvikana bikavuga ngo aya masezerano tugiye kwemera nk'ibihugu byinshi. Hari n'ibyo bita bilateral, na amasezerano aba ari hagati y'ibihugu bibiri. Ibyo byose rero hagati u Rwanda icyo rukora ni uguca muri izo nzira za diplomasi, mu byo bita n'ibyo bita diplomasi parlementaire, mu mibanire y'inteko zishinga amategeko, tugerageza kureba ko hagira ibihugu bishyira mu mategeko yabyo amategeko ahana abahakana kandi bakanapfobya jenoside. Hari ibihugu byabikoze birimo nk'Ububiligi, hariho n'ibindi bigenda bitera iyo ntambwe. Ni ibiganiro, ni igikorwa gikomeza. Ariko impamvu zibitera ibi byose nuko usanga guhakana no gupfobya hari ababifata nkaho ari bwa burenganzira bwo gutanga ibitekerezo, liberté d'expression. Umuntu akavuga ngo ngewe navuze uko mbyumva, natanze igitekerezo cyanjye, niba wumva tutemeranya mbeshyuza ariko we kumfunga. Akakubwira ngo ni freedom of expression. Ni ukuvuga ngo muri biriya bihugu rero cyane cyane bikomeye biriya by'Iburayi, hari n'ibyo bita revisionisme scientifique. Umuntu akakubwira ngo we arasobanura ibintu nk'umuntu w'umuhanga, kuko urubyiruko aho mugomba gukora attention nuko mu bantu baba negationiste harimo n'abantu b'abahanga, les professeurs d'université. Hari aba Philippe Regency babaye hano, hari abitwa ba Bernard Lugan, n'abantu bahoze bigisha hano, hari abitwa ba Pierre Erni, bafite ibintu bandika bidahuye n'ukuri, ariko bitewe nuko twebwe abanyarwanda kenshi dukunda kwivugira ariko ntitwandike, abazungu bo barandika. Ubwo rero hari abapfobya, uburyo bwo gupfobya bwaranoroshye kubera izi mbuga nkoranyambaga, kubera internet. Umuntu ashobora gupfobya yicaye iwe muri apartment ye, ibintu akabyandika bikarara bikwira isi yose. Ni ukuvuga ko rero kugira ngo urubyiruko mugomba kugira icyo bita critical thinking,
mugomba kugira ubumenyi ku mateka yanyu, kuko ntabwo wacarenjinga umuntu kurusha ubumenyi kuri topic murimo kuganiraho, ntabwo bishoboka, kuko biragenda bikaba nka wa mwavuka w'umuhanga utsinda urubanza kuko arimo kuburana n'umushinjacyaha w'umuswa. Donc urumva mugomba kugira ubumenyi ku mateka y'igihugu cyanyu, mukamenya ibi byose tuganira ni ibintu byakorewe inyandiko n'ubushakashatsi byanditse. Hari ibyo Dr. Bizimana akunda kutubwira, hari n'ibyo nawe yandika, hari n'abandi bashakashatsi b'abanyarwanda, hari n'abashakashatsi b'abanyamahanga bandika amateka uko ameze, cyane cyane kuko ibisobanuro byinshi bagenda bakubwira. Nahoze mbabwira iby'amateka, abantu bakubwira ngo 59 yatewe nuko abasore b'abatutsi, ngo insoresore z'abatutsi zakubise urushyi mbonye umutwe mu by'Imana avuye mu misa. Ibyo nabyo mujya mu byumva. Icyo nacyo ni ikinyuma kiri aho ngaho, ngo bamukubise urushyi ngo rwumvikanira Kanyanza hariya kundiza, ngo barukubitiye mu by'Imana. 94 igisobanuro ni indege. Donc nukuvuga ngo mugomba kumenya izo turunire zose n'izo argument zose ziri bieze abantu bagenda bakoresha, ariko zishobora gukonvenka umuntu utazi amateka y'igihugu. Donc nukuvuga ngo rero mwebwe nta kindi mugomba gukora nk'urubyiruko, nukugira nyine ubumenyi, nukukunda politike, mujye muri politike, kuko bimwe ibi bisifitanye isano na politike. Umuntu wese wakoraga genocide yabaga avuga ko arimo gukora politike, yabaga avuga ko afite impamvu za politike. Ariko kubijyanye n'ibi byo guhakana no gupfobya, icyo nakubwira nuko dukomeza kuganira n'ibihugu. Nta traité, nta masezerano mpuzamahanga yerekeranye no guhakana no gupfobya ubu ngubu ahari, ariko hari ibihugu byagiye bishyira mu mategeko yabyo amategeko ahana abahakana bakanapfobya genocide n'abafite ingengabitekerezo yayo, cyane cyane ko natwe dufite amategeko kandi dukomeza kuganira n'ibyo bihugu. Ariko bitewe nuko genocide ni icyaha gitegurwa na leta, babyita genocide d'etat. Nta muturage wabyuka mu gitondo ngo ukore genocide leta itabizi. Uko rero kuba ari icyaha gikorwa na leta, bigiraho bihurira na politike, bigiraho bihurira na politike y'igihugu bwacyo, bigiraho bihurira nabyo bita foreign policies, byo bita politike mpuzamahanga y'ibihugu bimwe na bimwe. Cyane cyane nk'ubu ngubu ntabwo politike mpuzamahanga ya Israel ntabwo wayitandukanya na genocide yakorewe abatutsi, yakorewe abayahudi. Hari n'uburyo bwo kwishyira hamwe no kuganira ku bantu bafite amateka ashaririye asa na yacu. Hari amashyirahamwe y'abayahudi nayo aharanira ubwo burenganzira. Ibyo ngibyo rero ntekereza ko ari ibintu abayoboye igihugu, abashakashatsi, cyane cyane urubyiruko, kandi urubyiruko ngira ngo murimo murahabwa n'amahirwe, muri politike, muri mu myanya y'ubuyobozi, muri guverinoma. Uyu munsi nta rwitwazo rw'uko mudafite platform cyangwa se mudafite aho mwakorera ibi bikorwa byose bijyanye no gusobanura amateka y'igihugu no guhangana n'abo ngabo bahakana kandi bakanapfobya genocide. Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri kuri amateka ya Muhima. Watubwiye ko genocide yabaye, wari umujene, wari umuntu ushabutse. Ese ntimwabonaga ko hashobora kuba hari inama zitegura genocide, mukaba mwabwira nk'iyo miryango mpuzamahanga iri hano za ambasade ati hari ikintu kiri kuba kibi, mwaba mwarabikoze munanirwa gutabarwa cyangwa nta makuru mwamenye? Mu by'ukuri icyo ni ikibazo cyiza. Mu Rwanda hari abasirikare ba minuar birirwaga batembera mu makartier. Hari twari dufite icyizere cyinshi muri abo basirikare ba minuar, kuko bacaga nyine muri imihanda n'imihanda y'itaka bacagamo, ukabona yuko koko nta kintu gishobora kuba, ntacyo tukibaye, kubera ko bacagamo bafite imbunda. Ariko natwe twari organize ku buryo iyo bataza kongera ingufu, kongera interahamwe ingufu, ngo bazane imbunda, bazane n'izo gurude, ubwo buhiri, ntabwo bari kudushobora, kuko bagerageje inshuro nyinshi kuza kudutera, tukarwana nabo, tukabakubita bakagenda. Icyo rero cyari icyizere cy'uko nta kintu dushobora kuba. Ariko hari cyari cyihishe inyuma, le preparatif, hari ibyari byarakozwe mbere yuko ibyo byose biba, ku buryo byatuguye hejuru umunsi umwe. Uwo munsi nyine indege ya Habyarimana igwa. Ariko ngarutse inyuma gatoya, wenda hari akantu nifuje kuvuga ku byerekeranye n'ukuntu bateguye genocide. Muri hano bababwiye ko hari secteur Muhima, hari na secteur Rugenge. Muri 90 itangira
habaye amatora y'abakonseye, noneho Rugenge hatorwa umukonseye witwa Serushishi Pierre. Serushishi Pierre akaba ari umwe wagize uruhare rwo kurekuza abatutsi bari bafashwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10. Ibyo rero byagaragaje yuko Serushishi Pierre atari mu mugambi wabo. Haite ko abakuvrefe nyuma ya masaha ya kinamico ryabaye abakuvrefe Serushishi akaba yarafite akabari hariya muri Rugenge nyine. Hanyuma kuvrefe yatangiraga saa 2:05 renzaho Tarisisi na Mukandita Angelina, kuko bari babanje kubona ko atari mu mugambi wabo, baraje bamugwa gitumo, baravuga ngo urengejeho iminota 5 bamukubitisha imbere y'abaturage twamutoye kugira ngo bamukureho bashyireho Odeta abagenzi wari mu mugambi wabo, bari bahuje umugambi. Ibyo byose rero bikagaragaza yuko hari ibintu byinshi byagiye bigaragaza. Ngarutse ikindi kigaragaza n'ubugome bw'aba bantu, hari umugabo muri ibyo byitso, hari umugabo witwa Akiri Remi, nahoze mbona umukobwa we hano yafunzwe mu byitso kubera ko yari umushoferi ujya Uganda. Baramufata muri gereza bamuhirange ngo abatutsi bakunda amata. Ngira ngo igihe amahanga yasabaga yuko ibyitso bifungurwa, yagiye kwivuza muri Kenya agwayo, yapfuye mu 1993. Ibyo byose rero ni ibintu bigenda bigaragaza yuko hari ibintu byateguwe mbere, noneho rero wa munsi za kugera indege iragwa, ya myiteguro yose iramanuka itugwa hejuru, dutangira gushaka ubwisho. Reka tugane ku musozo kuko iminota iri kutujyana. Bertin, mu masegonda cyangwa umunota umwe, niki muteganya gukora mu rubyiruko kugira ngo mubashe kuvuga kuri ano mateka y'u Rwanda, mubashe guhangana n'abapfobya jenoside bari hanze babivuga uko babishaka? Mukora iki cyane nta makuru mubifiteho? Murakoze. Icya mbere nakivuze no kubanza kwiga kuri ayo mateka tukayamenya. Ubu dufite n'ikoranabuhanga, social media zateye imbere, turajya ku ikoranabuhanga, Twitter, WhatsApp. Ni ngombwa yuko bari abantu batagomba kuturusha ijwi. Baravuga ibyo bavuga bari hanze y'igihugu, twe turi mu gihugu, tuzi ibibera mu gihugu, tuzi aho igihugu kigeze. Ni byiza ko rero nk'urubyiruko ntacyo tugomba gutinya, kuko turavuga ibyiza by'igihugu cyacu. Tugomba gukoresha rero izo mbuga, ubwo buryo bwose buhari kugira ngo tugerageze kuvuga ibyiza igihugu gifite cyagezeho, turwanye n'abo ngabo bashobora gupfobya. Ni honorable Sinziriba, hari ikintu mwongeraho cyangwa nabashimira? Ngewe nta kintu kinini nashaka kongeraho, nashakaga gusa kuvuga ikintu kimwe. Hari abantu hano, hari umuntu hano wari umupadiri hano, biyangura guhaguruka ntamavuzeho, witwa Munyeshyaka. Munyeshyaka ni umupadiri wabaye hano, turamubona mu mafoto n'imbunda ku itako, ariko nubwo atigeze agezwa mu butabera, tentative zose zageragejwe zitashobotse, ariko hari undi muntu nawe twigeze guhura wabaye hano. Ubu ni musenyeri wa diocese ya Gikongoro. Ni umugabo wabonye umudari nk'umurinzi w'igihango, yari umupadiri hano nawe. Ariko hari abantu nashoboye guhura nabo bambwiye ko ari mu bo bakesha ubuzima. Abantu yarwanyeho, ni ukuvuga ngo yari shuwa washoboraga gufata ukarwana ku bantu. Hanyuma icyaje kuntangaza nuko naje kugera Huye, ahantu hose ari muri commune Ngoma, aho Munyeshyaka akomoka. Nza gusanga yari afite nyina w'umututsikazi, ariko yaduka mu bantu ararimbura muri ba nyirarume, mu bo bafitanye isano. Ibyo ni ukubura ubumuntu bwabyo. Hanyuma rero ibyo nagira ngo wenda ngire icyo mbivugaho nicaye imbere ya Sainte Famille, ariko bitewe nyine n'amasaha abantu bashobora gukomeza bakaganira, no mu zindi forum tuzongera duhore tuganire. Ariko umukoro munini uyu munsi nanjye nagira ngo nsoze mvuga ko ufite urubyiruko, kandi urubyiruko rwinjije nta kintu rwatumarira. Ni ukuvuga ngo mugomba kwiga, mugomba kumenya amateka, mugomba kugira ubwenge, mugomba gusigasira ibyagezweho. Nyarwanda, urubyiruko nkamwe rwabohoye iki gihugu,
ubumwe bw'abanyarwanda aho bugeze bwubakwa mugomba kubisigasira ntibisubire inyuma, kandi ngatekereza yuko muri bamwe turifuza ko mu myaka iri imbere hazasohokamo undi muntu muri mwebwe umeze nka His Excellency Paul Kagame. Mu rubyiruko dufite uyu munsi mumwishakemo kandi azabonekamo. Murakoze cyane, naho nasoreza. Nkifuza yuko rero nanone nk'uko natangiye nongera kwihanganisha abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane abarokokiye muri uyu murenge wa Muhima. Murakoze cyane. Arakoze cyane Honorable Senateri Evode Uwizeyimana, turagushimiye kandi ku mwanya mwaduhaye. Reka dushimire kandi na Masengo Rutesire, namwe turabashimiye cyane, ndetse na Kwizera Bertin, namwe turabashimiye cyane. Reka nanjye mbashimire rero, reka mbabwire ntimukomeze gukomera kandi